Nshuti mwene data, nongeye kukwifuriza amahoro akomoka ku Mana kandi nongeye kugushimira cyane wowe dukomeje kubana muri ibi byigisho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi. Imana iguha umugisha cyane. Njyewe nitwa Musoni Flavien kandi uyu munsi turacyari muri cya gitabo cy'umugenzi volume ya mbere, mu cyigisho cya 8 gifite titre ivuga ngo umusaraba. Imana rero iguha umugisha kugira ngo ituyoborane muri iki cyigisho. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twebwe abana b'abantu, abo waremye uremye ku ishusho yawe, icyaha kikaza kikatujyana kure yawe, ariko ukongera ukatugarurira ya shusho ukoresheje umwana wawe Yesu Kristo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iyo shusho rero kugira ngo tuyakire bica ku musaraba w'i Karuvari, ari nacyo tugiye kwiga, kandi ijambo ryawe ribifitemo uruhare kugira ngo dusobanukirwe neza n'imigambi yawe kuri twe. Imbaraga ya Mwuka Wera reka iduha amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero kugira ngo tubashe gushyikirira isomo rikorere mu mibereho yacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cy'umugenzi nk'uko turimo kubyiga, tugeze kuri paji ya 37 y'iki gitabo mu cyigisho cyitwa umusaraba, aho tugiye kwitegereza neza ubusobanuro nyakuri bw'umusaraba n'akamaro kawo mu bigendanye n'inama y'agakiza. Nshuti yanjye, muri iki gice baranditse ngo maze ndota yuko inzira mu Kristo yari akwiriye kunyuramo izitiwe impande zombi n'inkike yitwa gakiza. Mu Kristo akurikira iyo nzira, nubwo aremerewe agenda yiruka, ariko bimuruhije cyane kubw'umutwaro ahetse. Nuko ariruka agera ahantu hazamuka ho hato, hejuru yaho hashinze umusaraba, kandi hepfo yaho azamutse hari imva irangaye. Mu Kristo amaze gusohora kuri uwo musaraba, wa mutwaro uhambuka ku bitugu bye umuva ku mugongo, uragwa uratembagara ugera ku munwa w'imva, ugwamo ugenda buheriheri. Maze mu Kristo arishima aranezerwa, avugana umutima unezerewe ati anduhuye umubabaro we, anzurishije urupfu rwe. Maze amara umwanya ahagaze atangara, kuko byamutangaje cyane yuko kureba uwo musaraba kwamuhambuye umutwaro we. Nicyo cyatumye agumya kuwitegereza cyane, amarira ngo bugubugu. Agihagaze awitegereza arira, asangwa n'abantu batatu barabagirana, baramuramutsa bati amahoro abe kuri wowe. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe, undi amwambura ubushwambagara bwe amwambika indi myenda, uwa gatatu amushyira ikimenyetso mu ruhanga, amuha umuzingo w'igitabo, amutegeka kugenda awusoma, ati nugera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru uzawubahe. Maze basubirayo. Mu Kristo yitereshwa gatatu n'ibyishimo, aririmba ati iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro. Ntazibagirwa ukundi, iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Aho niho umutwaro wamvuye mu mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Incamake y'iki gice. Niba mubireba neza muri iki gitabo, inzira izitiwe impande zombi n'inkike yitwa gakiza. Inshuti zanjye, byanga byakunda urugendo rujya mu ijuru, kugira ngo hatinjiramo hatagira ikindi kibazo, hagomba kubaho inkike zirinze iyo nzira. Ibi tuzabyiga nitugeramo imbere mo gatoya. Ariko ikindi kintu kidasanzwe hano, agera ahantu hazamukaho hato. Bibiliya ivuga ngo iki? Muze kureba muri Bibiliya zanyu, mu gitabo cy'umubwiriza, Imigani. Igitabo cy'Imigani, igice cya 15 umurongo wa 24. Imigani 15:24, Bibiliya iravuga ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka. Wakwibaza uti ni ukubera iki yazamutseho gato? Inzira y'umunyabwenge, ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Mu magambo make, kuzamukaho gato ni ukwerekana ko Imana irimo irakura umuntu mu cyaha cyamutsikamiye mu kurimbuka, imuzamura imusatiriza ubugingo buhoraho. Imigani igice cya 15 umurongo wa 24 niryo somo nasomaga. Kandi mu Kristo bigaragara yuko imbere hejuru kuri uwo musozi hari umusaraba, kandi munsi y'uwo musozi hari imva irangaye. Nshuti yanjye, ibi bintu bibiri byerekana neza imigabane ibiri igize umurimo wa Kristo. Umurimo wa Kristo, iyo Kristo abaho,
yarangiza akabaho ariko ntadupfire ku musaraba. Icya kabiri kandi yanapfa ntazuke, byanga byakunda inama y'agakiza ntiyari kuba igeze ku ntego. Kuba Yesu yaravutse ni byiza, kuba yarakuze agakora ibitangaza ni byiza, kuba yaratanze amagambo runaka ayo magambo akaba yarashyizwe hamwe akitwa ibyanditswe byera ni byiza, kuba hari ibimenyetso bidasanzwe n'ubwenge yagiye yungura abantu ni byiza, ariko iyo bidasoreshwa umusaraba we ngo bisoreshwe n'imva ye n'umuzuko we, nshuti zanjye, nta gakiza twari kuba dufite. Kubw'ibyo rero umusaraba wa Yesu n'imva ye, gupfa kwe ndetse n'imva ye irangaye, umuzuko, buriya ni nabyo bintu umubatizo w'amazi menshi ushushanya. Niyo mpamvu ari akaga ku bantu babatizwa amazi yo ku gahanga, ku bantu batemera umubatizo ni ikibazo, kuko mu gitabo cy'Abaroma, murebe muri Bibiliya zanyu, Abaroma igice cya 6 ni amagambo nasomye ndayakunda cyane. Umurongo wa mbere nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Nshuti yanjye rero ndagira mbabwire ngo umusaraba wa Kristo ugomba kugendana n'imva ye irangaye. Abantu benshi uyu munsi wa none muri iki cyigisho turi bubibone, abantu benshi barangamira umusaraba gusa bakibagirwa umuzuko. Nshuti yanjye, urupfu n'umuzuko bya Kristo bifitanye isano ikomeye cyane kandi ni iby'agaciro. Niyo mpamvu hano mu Kristo ndagira mbabwire ngo iki gitabo giteguye nk'uko wareba filime. Mwibuke yuko ni indoto mu Kristo arimo, ariko ishushanya urugendo rw'umukristo. Rero byaba ari akaga kwemera urupfu rwa Yesu ariko ntiwemere umuzuko we. Waba uhuje n'inyigisho z'ibinyoma ziri hano hanze. Kuko ibyo rero urupfu rwa Yesu agaciro rufite kangana n'agaciro umuzuko we ufite. Niyo mpamvu ibyo bintu byombi tubifite mu kubatizwa mu mazi menshi. Umuntu agashyirwa mu mazi yarangiza akazamurwa. Kandi ikindi, uyu musaraba turaza kuwitaho cyane, turaza kureba impamvu zawo. Ndetse mu Kristo hano muri iki gitabo baranditse ngo yageze ku musaraba, umutwaro we urahambuka ntawe uwukozeho, uratembagara ugwa mu mva buheriheri. Mu magambo make, kwizera ibyo Kristo yakoreye ku musaraba ubwabyo bituma duturwa umutwaro. Nta kindi gikorwa gikozwe, nta bindi bintu byinshi cyane umuntu akeneye kumenya, nta bindi, kuko isomo mu Kristo yaboneye kwa musobanuzi rirasobanutse ku buryo ikintu yari akeneye ahangaha nta kindi ni ugukurwaho umutwaro. Ikibazo dufite rero, abakristo benshi bari mu madini atandukanye bashaka kuza ku musaraba ngo umutwaro uhita uvaho bataraciye kwa musobanuzi. Barashaka gukurwaho umutwaro bataragira ubumenyi burindwi twaboneye kwa musobanuzi. Ntabwo rero bizakunda, nshuti yanjye. Ntabwo umuntu yasaba imbabazi yakwemera ibyaha adafite. Ntabwo umuntu yamenya agaciro k'Ikaruvari atabanje kumenya amasomo y'Imana yakoze, Imana yahungishije umuntu igihe Imana yemeraga ko Kristo apfira i Karuvari. Kubw'ibyo rero ikindi kandi, mu Kristo amaze kubona ibyo bibaye yaravuze ati rwose anduhuye umubabaro, anzurisha urupfu rwe. Mu Kristo ati anduhuye umubabaro, anzurisha urupfu rwe. Ibi ngibi byari bifite icyo bisobanura. Anduhuye umubabaro, mu magambo make, umutwaro wanjye uvuye ku bitugu. Ibitugu birimo kuvugwa hano ni umutima wanjye nawe wikoreye ibyaha. Ikindi kandi, anzurisha urupfu rwe. Mu magambo make, urupfu rwe ni rwo runzuye, noneho kuzuka kwe kumpesheje amahirwe yose nari narabuze. Ikindi kintu gitangaje hano, gutangazwa nuko umutwaro ugiye kubwo kureba gusa. Murabyibuka neza igihe Abisirayeli bari mu butayu. Niba mubyibuka, bari mu butayu, igihe kimwe bijujuse, inzoka ziraza zirabarya. Mose ategekwa kumanika iyindi nzoka. Iyo nzoka yari y'umuringa, uwayirebagaho wese yarakiraga. Kandi nk'uko Yesu yabivuze mu gitabo
mu gitabo cya Yohana igice cya 3, igihe Yesu yaganiraga na Nikodemu yarabimubwiye neza. Nimubireba neza ku murongo wa 17 kumanuka, muzasanga neza byanga byakunda nk'uko Mose yamanutse inzoka mu butayu, ariko umwana w'Imana yagombaga kumanikwa. Kubw'ibyo rero kwitegereza mu gihe cyo mu butayu, kwitegereza inzoka imanitse byarakizaga. Noneho rero na Yesu wari wahinduwe icyaha ku bwacu, yari umwana w'intama, agafata ishusho y'ikibi kubera ibyaha byacu byamushyizweho, uwo nawe kumureba gusa byabashaga gukiza. N'uyu munsi wa none kandi biracyabasha gukiza. Ikindi kintu gikomeye, igihe mu Kristo yitegerezaga uriya musaraba, yitegereje ibintu bimubayeho. Kimwe mu bintu bidasanzwe ni uko amaze kwitegereza uwo musaraba, nyuma y'uko akurwaho umutwaro, amarira ye yaramanutse, yashotse amarira. Icyo nashaka kubabwira ngiki, iki gitabo cy'umugenzi ntabwo cyerekana, kiragaragaza inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Iyi nyigisho tuyisanganywe mu gitabo cyo kugana Yesu, cyane cyane mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ntabwo kurira cyane ari bimwe mu iturufu twereka Imana kugira ngo itubabarire, kuko muka Potifari nawe yararize igihe Yosefu yari amaze kumucika. Abantu bamubonye muka Potifari arira, baravuze bati rwose uyu mugore yagerageje, yahanganye n'uyu mwana washaka kumufata ku ngufu, ariko ngo amarira ya muka Potifari yavugaga yuko ahombye umwana mwiza w'umusore. Nshuti zanjye, abantu benshi, amadini menshi yigisha yuko kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu akeneye kubabarirwa n'Imana hari uko agomba kurira, Imana yabona uko babaye ikamubabarira. Mu gitabo cy'umugenzi hano, mu Kristo ntiyigeze arira ageze imbere y'umusaraba. Oya, ntiyigeze arira kugira ngo umutwaro umuveho, ahubwo ikintu kidasanzwe nuko amaze kuruhurwa uwo mutwaro, umunezero wavanze n'ibyishimo birangije abura uko yifata, amarira aramanuka. Kubera iki? Yari ababajwe n'uburyo amaze igihe yikoreye umutwaro we, kandi kubabarirwa ari ibintu abonye byoroshye bidasaba izindi mbaraga. Ariko uyu munsi wa none kubabarirwa abantu babigize ibintu bigoranye cyane. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo igihe cyose uhagurukijwe n'Imana, Imana ikaba ariyo ikuyobora urugendo rwawe, byanga byakunda Imana izakugeza aho ubabaririrwa, kandi Imana izakugeza ku musaraba, iguhe no guhabwa amahirwe yo kubabarirwa ariko bitakuvunnye. Kubera iki? Hari isomo dufite muri Yesaya. Hari isomo dufite muri Yesaya, ni isomo nkunda cyane. Yesaya 26, musome Yesaya 26 umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo, Yesaya 26 umurongo wa 7, inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Mu magambo make, mu Kristo yahagurutse mu mudugudu wa rimbukiro, ntabwo yahagurutse kubera amarangamutima ye, ahubwo Imana niyo yamwumvishije ko akeneye gukiranuka. Kubw'ibyo rero urugendo rwose yagiye ikora, aho yajyaga kuyoba kongera akagaruka n'iki, kugeza ageze ku musaraba, nta n'undi muntu wamuteje intambwe. Nshuti zanjye, ibi bintu umuvugabutumwa nta ruhara bifitemo, pasiteri nta ruhara bifitemo, kwibombarika kwawe n'amarira yawe nta ruhare bifitemo, ahubwo icyo tubona ni kimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Niko kuwiteka Nyagasani, mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga, imitima yacu yifuza izina ryawe ndetse n'urwibutso rwawe. Umutima wanjye wajyaga ugushaka nijoro, kandi nzajya nzinduka kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Umunyabyaha nubwo umugirira neza, ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa, ntazahabonera ubwiza bw'Umwami Imana. Nshuti yanjye, uru rugendo murabona ari nde warumukoresheje? Mu Kristo urugendo n'intambwe yari yose atera, ni Imana irimo kurumukoresha, kandi byanga byakunda arashaka Imana nijoro, ariko bwanacya agakomeza kuyishaka. Impamvu ibi bintu, hari abantu bazi ko Imana iboneka nijoro gusa. Oya, icyo nabashaka kubabwira, ni byiza gufata umwanya nijoro tugasenga, tukabwira Imana ibituruhije n'imitwaro twikoreye, na mu gitondo tukabikora. Ariko uyu munsi wa none hari imyumvire y'abantu ivuga yuko Imana iboneka nijoro, ku buryo abantu birirwa mu bintu byabo nijoro, akaba aribwo bajya gusenga, bakarara iyo ngiyo, ntibumve yuko wanasenga ku manywa ngo Imana ikumve. Iri somo ryo muri Yesaya 26 rero umurongo wa 7 rifite byinshi ritwereka.
inshuti zanjye, bitewe n'uko iki cyigisho cya munani ari icyigisho gikomeye mu gitabo cy'umugenzi, kikaba ari n'icyigisho gikomoka mu nyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera ikaba ari inyigisho ikomoka mu nyigisho y'ubuturo bwera. Satani akaba arwanya ubuturo bwera, kandi najya mbabwire ngo mu myaka 160 Roma yamaze yarigaruriye isi. Muri iyo myaka nta muntu uvuga, muri iyo myaka Roma yazambishe ubuturo bwera, irabusiribanga. Mu nyigisho yasiribanzwe, inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, Roma yishyize ku ruhande irayisiribanga. Abaprotestani bahaguruka bagerageje kugarura iyi nyigisho yo kwihana, ariko Satani arangije arabavangira. Birababaje yuko n'uyu munsi wa none iki cyigisho cya munani cyo muri iki gitabo cy'umugenzi, Satani akivangira abantu bakacyumva ukundi kuntu, kandi nyamara cyumvikana. Mukristo ari aho ngaho yasanganiwe n'abantu batatu. Aba bantu batatu bamukoreye iki? Uwa mbere yaramubwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe, nk'uko tubisoma muri Mariko igice cya 2:5. Uwa kabiri yamwambuye ubushwambagara bwe amwambika iyindi myenda. Uwa gatatu yamuhaye ikimenyetso cyo mu ruhanga, amuha umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso, amutegeka kugenda usoma. Mu magambo make, imbabazi, kubabarirwa. Icya kabiri, kwambikwa umwambaro wera wo gukiranuka. Icya gatatu, kumenyeshwa ko uri umwana w'Imana umutima wawe kugira ngo utazabishidikanyaho. Nshuti zanjye rero, dukeneye kumenya ikimenyetso cy'Imana ni ikihe. Kubera iki kimenyetso cyo mu ruhanga? Nimureba neza mu gitabo cy'ibyahishuwe, nshuti zanjye, tujye mu gitabo cy'ibyahishuwe, muri busange hari ibimenyetso bibiri. Abantu ku musozo w'amateka yabo, w'amateka y'isi, ndetse amateka y'ubuhanuzi atwegereye, nshuti yanjye, aratwereka iki? Igitabo cy'ibyahishuwe, hano havugwa ibigendanye n'ikimenyetso. Nimureba neza muri busange hano abantu mu byahishuwe 13 habonetse inyamaswa itegeka abantu kwakira ikimenyetso. Ndetse nimureba neza iki kimenyetso kigomba gushyirwa hehe? Ibyahishuwe 13:15 ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ikimenyetso cy'inyamaswa kizashyirwa ku bantu mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga rwabo. Ibyahishuwe igice cya 7. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira aba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Amen. Rero icyo nashaka kubabwira ngiki, ijambo ry'Imana muri Bibiliya nitujyamo, turi busange ikimenyetso cy'Imana kwakira Kristo ubwe. Kristo atubera ikimenyetso, nibyo. Mwuka wera nanone Bibiliya itubwira ko Mwuka wera nawe atubera ikimenyetso cy'Imana. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu, mu gitabo cyo kuvanaho hatubwira yuko isabato y'Imana nayo, amategeko y'Imana, ari ikimenyetso mu mitima yacu. Noneho ikindi kintu kidasanzwe, vuba bidatinze abana b'Imana bagiye gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Mu magambo make, Imana igiye kwandika amategeko yayo mu bitekerezo byabo, kandi Imana igiye kwandika umwami Yesu muri bo, ku buryo nta wamuhanagura muri bo. Mwuka wera agiye kubabera ikimenyetso kibatandukanya n'ab'isi, kandi vuba bidatinze hagiye gushyirwaho umunsi umwe wo gusenga. Uwo munsi umwe wo gusenga rero uzashyira ahagaragara abantu byanga byakunda. Bamwe bagiye kwerekezwa ku gusenga ku cyumweru, abandi bagiye kwerekezwa ku gusenga
ku isabato, byanga byakunda ngibi bintu dutegereje imbere hano nshuti zanjye. Kandi byanga byakunda icyo kizaba ari ikimenyetso gishyira umuntu mu mitekerereze ye ibintu runaka bijyanye n'ibyo yizera. Amadini agiye kuzaba abiri. Muri iki gitabo rero, nyuma yo kubabarirwa ibyaha, abantu bakwiye gusaba Imana kugira ngo ibambure ubushwambagara, ibambure imirimo y'icyaha, bambikwe imyambaro yera. Uyu mwambaro wera wo gukiranuka ushushanya gukiranuka kwa Kristo, tutagiramo uruhare nk'uko twabyize. Ikimenyetso cyo mu ruhanga rero kishushanya ibintu maze kubasobanurira, ariko nanone ikindi yamuhaye n'umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso, amutegeka kugenda usoma uyu muzingo w'igitabo uriho ikimenyetso. Ijambo ry'Imana nimusoma mu Byahishuwe igice cya 5 muzabisobanukirwa neza. Ijambo ry'Imana ririho ikimenyetso kitwereka ko ritandukanye n'ibindi bitabo byagiye bishyirwaho. Ijambo Bibiliya itandukanye na Korowani. Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo by'ubwenge byagiye byandikwa n'abantu. Iyi Bibiliya ifite ikimenyetso cy'Imana yuko ari igitabo gikura umuntu mu cyaha kikamugeza mu mucyo w'itangaza ari wo gukiranuka kwa Kristo. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo kwihana kwacu nyako nawucyo no kubabarirwa kwacu ni umuzingo tuzerekana tugeze kuri ya marembo. Rero ibi bintu biratangaje. Wakwibaza uti kuki ibintu byose birimo kugenda bihinduka igitabo? Nuko nshuti zanjye, muri iki gitabo cy'umugenzi muzagenda mubona ibintu byinshi bishushanya ijambo ry'Imana, kuko byanga byakunda hari ibintu bitatu umunyabyaha yahawe kugira ngo atandukanye icyiza n'ikibi, atandukanye inzira y'Imana n'iya Satani. Icya mbere, umuntu yahawe Mwuka Wera kugira ngo amubashishe. Icya kabiri, umuntu yahawe ibyanditswe byera kugira ngo bimufashe. Icya gatatu, ari nacyo kintu gikomeye, umuntu yahawe amasezerano y'Imana kugira ngo ibi bintu bimufashe mu rugendo rwe. Kandi ikindi nanone nagira ngo ubwire ngo amasezerano y'Imana n'ijambo ry'Imana ndetse na Mwuka Wera ntibyanyurana n'amategeko y'Imana yereka umuntu uruhande agomba guhagararamo n'urwo atahagararamo. Rero ikintu nagira ngo nkubwire gikomeye uyu munsi muri iki cyigisho turimo kwiga, Mukristo abonye ibintu bimubayeho yitereye hejuru maze arangije aririmba indirimbo itangaje nifuza yuko namwe mutekerezaho. Araririmba amagambo akomeye. Muri iyi ndirimbo ye yaririmbye ibintu byinshi, ariko igice cya nyuma yararirimbye ngo ndashima umusaraba. Nibyo koko, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Mu magambo make, iyi ndirimbo ubwayo irasobanutse. Ntabwo dukwiye kurangamira umusaraba nk'ikimenyetso cy'umusaraba gusa, ntidukwiye kurangamira imva ya Yesu iri muri Palestina, kuko nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi baracyajyaho Yesu yabambwe bagakora urugendo. Ahubwo ikintu gikwiye kudutwara umutima ni uwabambwe kuri uwo musaraba. Benshi cyane usanga baririmba, abantu benshi bashima umusaraba, bashima imva. Usanga indirimbo nyinshi zubakiye kumva, zubakiye kuki. Ariko nagira mbabwire ngo turenge ibyo ngibyo. Umusaraba wa Yesu iyo atawujyaho wari ikimenyetso cyo kubambwa gusanzwe kw'Abaroma k'ubugome. Nagira mbabwire ngo imva yo muri Palestina, iyo Yesu atazuka, iyo mva nta kintu ibimaze. Nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu bakwiye kurangamira Kristo wabambwe ku musaraba kuruta uko barangamiye umusaraba nyirizina nk'ikimenyetso. Inshuti yanjye rero, hari ikintu dukwiye gutekereza. Icya mbere ngiki, ese umuntu ugiye kwihana, umuntu ugiye kwiyegurira Imana, ese umuntu ugeze ku musaraba uyu munsi wa none, umusaraba usobanura iki imbere yacu? Ni akahe gaciro umusaraba ufite? Ibi rero biransaba cyane kubanza kwinjira mu mateka. Hari ku itariki ya 27, hari ku itariki 27 z'ukwezi kwari ukwezi kwa 10. Muri uko kwezi hari mu mwaka 312. Ni intambara Constantino yari arimo kurwana, intambara ikomeye cyane. Muri iyo ntambara Constantino yarwanaga ahantu hitwa Milvian Bridge. Ni intambara yabereye aho hantu.
buri buke arwana intambara uwo mugabo witwa Konstantino ngo yararyamye ararota abwirwa guhaguruka, yararanye n'ingabo ze ahantu ku musozi, ngo arangije abwirwa gukanguka akareba hejuru. Ngo igihe yarebaga hejuru rero ngo yahabonye yeretswe umusaraba. Yeretswe umusaraba, bukeye abwira abasirikare be bose, ababwira yuko bari bushushanye ibimenyetso by'umusaraba, bakabyambara bakabishushanya ku nkota zabo. N'iki iyo ntambara ngo yarayirwanye, kuko yari intambara imugoye cyane, ngo yarayirwanye ahita ayitsinda. Amaze kuyitsinda rero, kuva icyo gihe umusaraba noneho ngo bahita bawufata nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Ariko wakwibaza, ese Konstantino ni Imana yabimweretse koko? Kuvuga icyo gihe, igihe Konstantino yasobanuriraga abantu muri 324 igihe impamvu ahindutse umukristo, ubu buhamya nabwo yarabutanze, abantu bakoma amashyi, ndetse kuva icyo gihe kiliziya ihita itangira gukoresha imisaraba iyi ngiyi isanzwe. Ariko abakristo ba mbere barimo ba Petero n'abandi ntago bigeze bakoresha umusaraba nk'ikintu cyo kubona, ntago bigeze basenga ngo bereke umusaraba ubu ngubu gutya. Ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho. Iki kintu rero cyo kwereka umusaraba ni Konstantino. Ndagira ngo muze kujya mu mateka Konstantino, muraza kubisanga mu biratangaje cyane. Wenda muze kwandika Milvian Bridge Battles, intambara y'Milvian yo ku kiraro cya Milvian, uri busange byanga byakunda iki kintu cyo kurabukwa, cyo kwereka umusaraba mu kirere mu gihe umuntu amerewe nabi mu bibazo. N'iki Konstantino amaze kugikora, byanga byakunda nawe yaragikuye muri bande. Hari abandi bantu babayeho mbere ye, guturuka muri 230 kugeza 270 kugeza 271, hari abantu bitwaga aba Desert Fathers cyangwa se ababyeyi bo mu butayu. Aba ni abantu bakomoka ku mugabo witwa Anthony. Uyu mugabo witwa Anthony, gihe kimwe hari ku cyumweru, yumva mu kiliziya barimo kwigisha ibigendanye no gukurikira Yesu. Arangije yumva abwirwa muri icyo cyigisho yuko ngo umuntu ushaka kubana n'Imana agomba gusiga ibyo byose akabigurisha akabiha abakene, yarangiza agakurikira Kristo. Ngo arangije yumva ashaka kumenyana na Kristo cyane. Icyo yakoze ni iki rero? Ngo yasanze kuba mu bantu bidashobora gutuma amenya Imana ngo ayiyegurire. Yaragiye ajya kwikingirana rero mu butayu. Muri uko kwikingirana rero mu butayu yatangiye kuzaza, aho niho hagiye hakomoka inyigisho z'abihaye Imana, aho niho haturutse ibi bintu by'abihaye Imana b'abagabo kuhinduka abapadiri, ndetse n'abihaye Imana b'abagore bagahinduka ababikira. Nuvuga ngo kugenda bagakingiranwa mu bigo runaka, bakabahunza ibyaha kugira ngo bahinduke abantu b'Imana. Ibi nabyo ntibyari mu mugambi w'Imana. Aba bantu rero nabo bafite ibintu byinshi cyane bazanye mu misengere y'amadini y'uyu munsi wa none, by'uburyo Imana ibabarira umuntu. Kwibabaza ngo Imana ikubabarire, ibyo ugomba kwerekwa, uko ugomba kwitwara kugira ngo Imana ikubabarire. Ibi bintu byose byinshi mubona biri mu matsinda atandukanye abantu benshi bafite, byo kwibabaza, gukandagira imisaraba, kugeza igihe uzabonera umusaraba cyangwa ukumva ijwi. Ibi bintu byose uzasanga byaraturutse muri aba bantu. Twihuta rero, mu gitabo cy'intambara ikomeye batubwira neza. Ibi ni nayo mpamvu muzabona amatorero ya gikristo ubundi atakagombye gufata imisaraba ngo abantu bajye gusenga bafate umusaraba, afate imbaho ebyiri azifunga, gifate mu ntoki, cyangwa afate ikimenyetso cy'umusaraba akifashishe mu gusenga. Impamvu ngiyi, mu gitabo cyitwa intego, mu gitabo cyitwa intambara ikomeye, mu cyigisho cyitwa intego z'ubupapa, ni igice cya 35. Igitabo cy'intambara ikomeye nababwiye ko kinsobanurira amateka, kikanyereka intambara ya Kristo na Satani, ariko kikananyereka uburyo iyo ntambara yasohorejwe mu madini. Muri iki gitabo rero cy'intambara ikomeye, icyigisho cya 35, mu cyigisho cyitwa intego z'ubupapa, baranditse ngo ubupapa bwujuje imisaraba muri kiliziya zabo, ku ntambiro no ku myambaro yabo. Ahantu hose uhasanga ikimenyetso cy'umusaraba. Nyuma ya wa mugabo, nyuma y'ibi bintu byose na nyuma ya Konstantino, ikimenyetso cy'umusaraba cyifashishijwe na kiliziya mu kugira ngo bajye bibuka iby'uwo Konstantino watumye kiliziya ibaho, ariko abantu bakagira ngo ni ibyo bigendanye n'urupfu rwa Yesu. Musome iyi paje neza. Ubupapa bwujuje imisaraba muri kiliziya zabo, mu ku ntambiro no ku myambaro yabo. Ahantu hose uhasanga ikimenyetso cy'umusaraba. Ahantu hose umusaraba uri harubahwa kandi hagahabwa
ikuzo, ariko inyigisho za Kristo zo bazihambye hagati y'imihango itagira umumaro. Ariko inyigisho za Kristo bazihambye hagati y'imihango itagira umumaro, ubusobanuro bw'ibinyoma n'imigenzo idashyitse. Amagambo y'Umukiza yerekeye abayuda babiyemezi cyane akoreshwa no ku bayobozi b'itorero Gatolika b'i Roma. Mu magambo make, uko abayuda banze umusaraba wa Kristo, banze amagambo ye, bakanga ibikorwa bye, bakanga imbaraga z'Imana yamutumye, bakanga na mwuka we, ni nako byo byatumye n'umusaraba barakomeje kuwanga. Roma rero uyu munsi wa none, kuba abantu bambara amashapure ariho umusaraba, kuba abantu bambara bajya ahantu hose hari umusaraba, si uko bakunze umwami Yesu cyane, kuko amagambo ye n'inyigisho ze bazishyize ku ruhande, bayoboka inyigisho z'ibinyoma n'imihango idashyitse. Nshuti zanjye, umusaraba ufite ubusobanuro burenze ibi ngibi. Ahari ushobora kuba nawe utegereje yuko umunsi wabonye umusaraba, wasenze ukabona umusaraba, cyangwa ukabona ugeze ahantu hari imbere y'umusaraba, cyangwa uzababarirwa ari uko ugeze ahantu hasi hari ikimenyetso cy'umusaraba. Oya, ahubwo ibi ni inyigisho tugomba kwakira mu bitekerezo byacu. Ese nagira ngo mbabaze, igihe umuntu ababarirwa bigenda gute? Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, uwifuzwa ibihe byose ni mu cyigisho cyitwa Nikodemu, igice cya 17, mu cyigisho cyitwa Nikodemu, ku ipaje 105 baranditse ngo umuyaga wumvikana mu mashami y'ibiti ukanyeganyeza amababi n'uburabyo, nyamara ntugaragara, kandi nta muntu ubasha kumenya aho uturuka cyangwa aho ujya. Ni nako umurimo wa mwuka wera amera mu mutima w'umuntu, ntubasha kuwusobanura nk'uko utabasha gusobanura imigendekere y'umuyaga. Umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye. Mutega amatwi inshuti yanjye, umuntu ashobora kuba atabasha gusobanura, umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye, cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibi ntibivuze ko atahindutse. Amen. Mu buryo butagaragara nk'ubw'umuyaga, Kristo aba akabakaba ku mutima ubutitsa, buhoro buhoro, ndetse ahari mu buryo butanasobanukiwe ubyakira. Hari ibikorwa bibaho biba bigamije kugarura umuntu kuri Kristo. Ibi bibasha kuza ari uko amutekerezaho binyuze mu gusoma ibyanditswe byera, cyangwa binyuze mu kumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Ako kanya uko mwuka wera agusanga, akomeza kukurarika mu buryo butaziguye, wumva unejejwe no kwegurira umutima wawe Yesu. Kuri benshi ibi byitwa guhinduka gutunguranye, ariko ibyo ni ingaruka yo kwingingwa igihe kirekire na mwuka w'Imana, akwihanganira mu buryo burambye ndetse burenze ubwo umuntu atekereza. Inshuti yanjye, aha nari ndimo kugusobanurira iki? Nari ndimo kugusobanurira uko umuntu yakira Kristo, uko umuntu ababarirwa agakurwaho umutwaro. Ntabwo buri munsi umuntu agomba kubaza itariki byabaye, isaha, uko guhinduka kwe byagenze, ndetse hari n'igihe ushobora kutabisobanukirwa, ariko Imana iba ifite uko ikora. Nshuti yanjye rero, ikintu cyo kubwirwa ngo mbwira itariki wakiriye umwami Yesu, isaha, umbwira ikimenyetso niba warabonye umusaraba, ese wabonye umucyo, isomo wahawe ni irihe, ibimenyetso byagaragaje ko Yesu akubabariye ni ibihe, ese ibyaha byawe wagiye kubona ubona umusaraba imbere yawe, ugiye kubona ubona umusaraba, umutwaro ukuvuye ku bitugu, uramanuka uwureba ugwa mu mva. Nshuti yanjye, reka mbasabe, iki gitabo cy'ibifuzwe byose kirabitwereka. Satani hari abantu benshi bababariwe, ariko uyu munsi wa none arimo kubibagiza imbabazi zabo. Mbega uburyo aba bantu babayeho nabi. Aya magambo narayasomye arantangaza mu gitabo cy'ivugabutumwa. Ni kuri paje 222 na paje 223 mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Bari barimo kwandika ku bantu bababarirwa ntibabimenye, n'abandi baba bakeneye barababariwe batarababarirwa ariko bakibwira ko bababariwe. Banditse amagambo akomeye ngo abantu benshi bamaze gusitara bagwa mu irimbukiro bitewe n'inyigisho z'ibinyoma zivuga ku mpinduka zibaho iyo umuntu yihannye, zigishijwe n'ababwiriza butumwa bamwe muri bo bamaze imyaka myinshi
byinshi bababaye bategereje kubona ikimenyetso gifatika kibereka ko bemewe n'Imana, bitandukanije n'isi n'ab'isi ku rwego rukomeye, bityo babonera ibibanezeza mu kwifatanya n'ubwoko bw'Imana, nyamara ntibahangara kwamamaza Kristo bitewe nuko batinya ko baramutse bavuze ko ari abana b'Imana baba bemeje ibyo badafitiye gihamya. Baracyategereje za mpinduka zihariye bijejwe zijyana no guhinduka, ariko neretswe ko baba baramaze kwakirwa mu muryango w'Imana mbere y'icyo gihe. Aya magambo aratangaje. Nyuma y'igihe runaka bamwe muri bo babona ikimenyetso kibereka ko bemewe n'Imana, noneho bakabona kujya kwihuza n'ubwoko bwayo. Kuri bo uwo munsi niho bafata ko bahindutse, ariko neretswe ko baba baramaze kwakirwa mu muryango w'Imana mbere y'icyo gihe. Imana yabemeye igihe bagaragazaga ko barambiwe icyaha, igihe bahitagamo kureka kwifuza ibinezeza by'isi bakiyemeza gushaka Imana bamaramaje. Abandi nabo bagwa mu kinyoma kirushijeho guteza akaga, bayoborwa n'imbaraga kamere ibakoresha badatekereje, ubwuzu bwabo burakangurwa maze bagafata ko icyo kibatsi cy'amarangamutima ari cyo gihamya cy'uko bemewe n'Imana kandi ko bahindutse. Nyamara nubwo biba bimeze bityo, amahame bagenderagaho mu mibereho yabo abatarahinduka. Birababaje cyane. Abantu benshi baba b'agaciro imbere y'Imana kandi bifuza cyane kuba abakristo baracyagwaguza mu mwijima, bategereje ko amarangamutima yabo akoreshwa mu mbaraga nyinshi, bashaka ko mu marangamutima yabo habamo impinduka idasanzwe, biteze kubona imbaraga ntakumirwa badategeka kugira ngo ize ibigarurire ibakoreshe. Iki rero ni ikibazo gikomeye, aho murimo kubona amatsinda abiri. Itsinda rya mbere ni itsinda ririmo kwicara rikavuga yuko ritegereje ibimenyetso bidasanzwe. Ibyo bimenyetso nibiboneka nibwo rizemera yuko ryababariwe. Itsinda rya kabiri ni abantu Satani yashutse abaha ikibatsi cy'umuriro mu bintu by'Imana, barangije bagira ngo ni Imana ibemeye, noneho ibyo bimenyetso bagenda babikubitisha bagenzi babo. Nshuti zanjye, byanga byakunda, reka duhagarariye hagati y'ibi bitabo bibiri, igitabo cy'ivugabutumwa paje mbabwiye n'igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Byibuze aho hagati haragaragara yuko Imana ishobora no gukora ibintu mu mutima w'umuntu ntamenye iby'Imana irimo gukora. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo muri iki gitabo cy'ubifuzwe byose hari amagambo nasomye akomeye cyane avuga ngo umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibi ntibivuze ko atahindutse mu buryo butagaragara nk'ubw'umuyaga Kristo abakabakaba ku mutima ubutitsa. Nshuti yanjye, nawe bishoboka ko Kristo amaze igihe akabakaba umutima wawe, bishoboka ko Imana ifite byinshi irimo gukora muri wowe. Ndakwinginze wowe unteze amatwi, uzirinde kuba washaka ibimenyetso nk'umusaraba runaka wazabona uryamye nijoro ukabona umusaraba, cyangwa se kuzajya ukumva uri mu isoko ukumva ijwi. Ndajya mbabwire ngo ijwi ry'Imana rivugira mu byanditswe byera, ariko dukeneye kubabarirwa n'Imana, kandi ibyo bintu bikenewe umwanya, bikeneye gufatirwa umwanya, ugashaka umwanya wawe n'Imana, nta bandi bayobozi runaka ubishyizemo, ukabana n'Imana ku giti cyawe ugasenga, kuko iki ni wowe kireba. Nagira ngo nkubwire, ahangaha niho uzahererwa imbabazi. Utazategereza nanone kubona abamarayika batatu uri mu rusengero cyangwa uri mu materaniro y'iminsi 30 cyangwa 40 cyangwa iminsi 100 ngo ujye kubona abamarayika batatu baje bashoreranye, umwe agukoreye iki, undi agukoreye iki, undi agukoreye iki. Reka da. Abaheburayo igice cya mbere, murebe muri Bibiliya zanyu, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere. Iki gitabo kiratangaje. Kera Imana yavuganiye na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Amen. Kuko ibyo rero, ibyo Kristo yavuze, ibyo yandikishije mu ijambo rye, nibyo biduha amasezerano y'uko duhuye n'Imana. Nshuti yanjye, nagira ngo twihuta turebe ibindi bitabo bishobora kudufasha gusobanukirwa n'iki kintu, kugira ngo tuve mu marangamutima yacu twinjire mu cy'ijambo ry'Imana rivuga. Igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, volume ya mbere, page 163
663 ni igice cya icyigisho cya 24 cyitwa umugani w'umwambaro w'ubukwe. Baranditse ngo aya ni amagambo abamarayika bunganira abantu bavugiye mu ijuru. Twimira abamarayika babi, abo ni abamarayika barimo kubivuga mu ijuru. Twimira abamarayika babi, tumurikira imitima y'abantu, dutuma batumbira umusaraba. Imitima y'abantu yashenguwe n'icyaha cyabambishije umwana w'Imana. Bamenye ukuri, babonye intambwe umuntu wihana agomba gutera. Imbaraga y'ubutumwa bwiza yabacengeyemo, basogongeye uburyohe bw'urukundo rw'Imana. Ariko kuri benshi byose byabaye iby'ubusa kuko badashobora kwambikwa ikanzu yo mu ijuru. Nshuti yanjye, ibi bintu birasobanutse. Abamarayika bo ubwabo bari barimo kuvugira mu ijuru ibikorwa bakorera abantu kugira ngo abantu barabuke umusaraba. Kurabuka umusaraba ni iki? Ahangaha barabisobanuye. Icya mbere ni ukumenya ukuri, kumenya yuko icyaha cyabambishije umwana w'Imana ari we wagikoze. Icya kabiri, babonye intambwe umuntu wihana agomba gutera. Abamarayika nibo bereka umuntu intambwe akeneye gutera, ntabwo ari umuvugabutumwa uzi guha. Imbaraga y'ubutumwa bwiza yabacengeyemo. Ubutumwa bwiza bucengera mu muntu. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo yageze ku musaraba ngo umutwaro umuvaho atarigeze amenya ukuri kw'Imana. Abantu bafite ibinyoma byinshi muri bo, barangiza bakagira ngo Imana izabakirana n'ibyo binyoma byabo. Ikindi kandi, basogongeye uburyohe bw'urukundo rw'Imana. Nta muntu n'umwe umutwaro ushobora kuva ku rutugu ngo amenye agere ku musaraba. Umusaraba ni iki se? Gusogongera uburyohe bw'urukundo rw'Imana. Uba wageze ku musaraba, nshuti yanjye. Igihe cyose imbaraga y'ubutumwa bwiza wize ibyanditswe byereka gucengeramo. Igihe cyose abamarayika b'Imana bakweretse intambwe abakiranutsi bagomba gutera kandi zikakunanira ukamenya ko Imana iziguteresha. Igihe cyose umaze kumenya icyaha cyabambishije umwana w'Imana, umutima wawe ugashenjagurwa nacyo. Ibi bintu ubwabyo uko mbikubwiye, ibyo nibyo byitwa kubona umusaraba. Ngiyi inshingano y'abamarayika. Ariko muri iki gitabo baranditse ngo kuri benshi byose byabaye ubusa. Kubw'ibyo rero, abantu badaha agaciro ibi bintu byo hejuru ntibashobora kwambikwa ikanzu yo mu ijuru. Nshuti yanjye, twihuta mu kindi gice nanone muri iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, volume ya mbere, page 183, aha mu cyigisho cyitwa ingorane y'umugaragu, ku kagingo kitwa ingorane y'umugaragu wahawe itaranto imwe. Ingorane y'umugaragu wahawe itaranto imwe. Kuri ako kagingo, kuri iyo page baranditse ngo, biratangaje cyane. Baranditse amagambo akomeye ngo imigisha yose umuntu abona mu mibereho ye yashyizweho ikimenyetso cy'umusaraba w'i Karuvari. Kuko ibyo rero kuvuga ko Imana isarura aho itabibye ni ukubeshya. Nshuti zanjye, mwari muzi ko umusaraba ukomeza ukagenda ukanagera ku byo turya n'ibyo tunywa mu kazi kacu. Imigisha wungutse, kuba ufite inzu yo kubamo, kuba ufite amashuri, kuba ufite iki, ibyo bintu byose biba biteyeho ikimenyetso cy'i Karuvari, umusaraba w'i Karuvari. Kuko ibyo rero ntabwo dukeneye kujya kurya ngo dukore ikimenyetso cy'umusaraba, ahubwo ubwabyo ibiryo tujya kubyakira biriho icyo kimenyetso. Ntabwo dukeneye inzu zacu kuzitakaho umusaraba ngo abamarayika ngo babone kuzirinda, ahubwo buri kintu cyose, imigisha yose umuntu abona mu mibereho ye yashyizweho ikimenyetso cy'umusaraba w'i Karuvari. Mu magambo make, atari umusaraba w'i Karuvari ntacyo twakora ngo tugire icyo tugeraho. Muri icyo gitabo kandi cy'Imigani ya Kristo, volume ya mbere, page ya 78, mu gice ni icyigisho cya 13, mu cyigisho cyitwa abantu babiri basenze mu buryo butandukanye. Muri iki cyigisho baranditse ngo iyo umunyabyaha yegereye umusaraba akicisha bugufi imbere yawo. Nshuti zanjye, nabahaye isomo ryo muri Yesaya 26:7. Nta muntu wijyana ku musaraba ngo abe ariho azabona Imana. Imana niyo ijyana umuntu ku musaraba. Ni gute muvuga yuko, ni gute abantu bigisha ko umuntu abonana n'Imana ari uko ageze ku musaraba? Iyo yaba ari inyigisho y'ikinyoma, ni inyigisho itari ugutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera. Imana niyo iduhagurutsa mu mudugudu urimbukiro ikatuyobora, twayoba ikatugarura kugeza igihe izatugeza ku musaraba. Kandi iyo tugeze ku musaraba niyo ituyobora kugeza igihe tuzagerera i Siyoni. Ririya somo ryo muri Yesaya 26:7 narikunze cyane. Iyo umunyabyaha yegereye umusaraba akicisha bugufi imbere yawo, ahinduka icyaremwe gishya muri Kristo, abatunganye. Imana ubwayo itsindishiriza uwizeye Yesu.
nk'uko icyaha kigusha umuntu ahakomeye atabasha kwivana, ni nako n'urukundo rwaducunguye rushobora kugeza abantu ku rugero rwo hejuru cyane ku buryo buzasumba ndetse n'abamarayika batigeze bacumura. Uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Luka 14:11. Aya magambo aratangaje. Nk'uko icyaha kigusha umuntu ahakomeye atabasha kwivana, ni nako n'urukundo rw'Imana rwaducunguye rushobora kugeza umuntu ahantu atabasha kuzapfa agejejwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Aya magambo aratangaje. Ndagira ngo nkomereze mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho n'icyigisho cya 72 cyitwa kugira ngo munyibuke. Icyigisho cya 72 cyitwa kugira ngo munyibuke, mu gitabo cyitwa Uwifuzwa byose, page 448, baranditse ngo ntabwo bagomba guhagarara mu gicucu cy'umusaraba. Abantu benshi bigisha abantu kugenda bakagera ku musaraba gusa. Mujya mwumva n'abantu bakoresha terime ngo kandi ngo wagira ngo ntiwageze ku musaraba. Noneho dufite n'indi terime y'umuntu uba mubi cyane tugahita tuvuga ngo yarenze umusaraba. Nshuti yanjye, nta mvugo yo kurenga umusaraba ibaho. Umuntu wese wageze ku musaraba wese yagize amahirwe yo guhinduka. Umuntu wagize amahirwe y'uko Imana imuhishurira mu ijambo ryayo ibya Kristo, iby'urukundo rw'Imana, iby'Imana yatanze, ikanerekana impongano Imana yatanze i Karuvari, uwo muntu akagira amahirwe yo kubisobanukirwa kandi akabyakira bikabibye, ntabwo ashobora kurenga umusaraba. Abantu benshi muvuga yuko barenze umusaraba batarigeze banawugeraho, bataranakoze n'urugendo rwo kuwugeraho. Ntabwo bagomba guhagarara mu gicucu cy'umusaraba. Ntabwo abantu bagomba kuguma gusa hafi y'umusaraba aho bawureba gusa. Ntabwo abantu bagomba kuguma hafi y'ibyo Kristo yabakoreye gusa, ahubwo bagomba kuba mu mucyo w'agakiza uturuka ku musaraba. Ntabwo nshuti yanjye rero bivuze ngo kwerekwa umusaraba ni ukwerekwa gusa, reka da, ahubwo kwerekwa umucyo w'agakiza uturuka ku musaraba. Umucyo w'agakiza uturuka ku musaraba ni uwuhe? Nk'uko izuba rituvira rikarabagirana, niko umucyo wo mu ijuru wasabye mu mutima wanjye. Yesu ati amagambo mbabwira niyo mucyo kandi niyo bugingo. Ndagira ngo mbabwire kandi byanga byakunda, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Rero nshuti zanjye, umucyo ukomoka i Karuvari ni ijambo ry'Imana ritwereka ko nta handi twakirira uretse Karuvari. Bagombaga kwakira mu mutima umucyo urabagirana ukomoka kuri zuba ryo gukiranuka, mu gihe bafite imitima yejejwe n'amaraso ya Kristo y'agaciro kenshi, kandi bahagaze imbere ye. Nubwo batamubona, bazumva aya magambo ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Nubwo aya magambo aratangaje, nubwo batamubona bazumva aya magambo ngo, nshuti yanjye, ntabwo ari ngombwa yuko umuntu abona ifoto ya Yesu uyu tujya tureba muri filime ngo akumwenyurire abambye ku musaraba ngo umenye kuba bariwe. Oya, ntabwo ari ngombwa ko wumva ijwi hagati mu bikuta by'inzu. Ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana riracyavugira mu byanditswe byera. Aya magambo aratangaje. Muri icyo gice kandi cya 72 turimo cy'igitabo cy'Uwifuzwa byose, kuri page 449, baranditse ngo amazi tunywa ni ikiguzi cy'amaraso ye yamenetse. Nta mukiranutsi cyangwa umunyabyaha n'umwe ubona ibyo kurya bye bya buri munsi atabiheshejwe n'umubiri ndetse n'amaraso bya Kristo. Ikimenyetso cy'umusaraba w'i Karuvari kigaragara kuri buri mutsima turya, kigaragarira kandi muri buri soko y'amazi tunywa. Ibi byose Kristo yarabitwigishije ubwo yashyiragaho ibishushanya igitambo cye gikomeye. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Nshuti yanjye, iyi nyigisho iratwereka ko tudakwiye gutwarwa n'umusaraba nk'igiti, umusaraba nk'ikintu, umusaraba nk'ikintu giparitse hariya, kuko ubundi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndetse na Bibiliya itwereka yuko umusaraba cyari ikimenyetso cyo guteshwa agaciro. Burya igihe Yesu yabambwaga ku musaraba cyari ikimenyetso cyo guteshwa agaciro. Umuntu wabambwaga ku musaraba nta ruvugiro yagiraga, kandi babaga bavuga yuko yavumwe ku mugaragaro. Kubw'ibyo rero ibyo byerekana iki? Yesaya 53, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Mu magambo make, Kristo umusaraba ni ikimenyetso kitwibutsa imibabaro, urupfu rwa Kristo n'agahinda yagize ari ku bwacu. Ariko kwicara abantu, nagira ngo twifatanye na mu Kristo. Indirimbo yaririmbye nziza akavuga ngo ndashimira umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Amen.
kuki uyu munsi wa none amadini yagiye agarukira ku musaraba gusa, ntiyamenya urupfu rwa Kristo n'ubusobanuro bwarwo? Kuki ibi bintu abantu babihishwe? Twihuta mu gitabo ni igitabo nkunda cyane cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice ni igice cya 20, icyigisho cya 20 ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, paje 132, ubwo ni igice cya 20 cyitwa kwerereza umusaraba. Baranditse ngo iyaba muri iki gihe abigisha ijambo ry'Imana bakomezaga kwerereza umusaraba wa Kristo, umurimo wabo warushaho kugera ku musaruro ushimishije. Iyaba abanyabyaha bayoborwaga ku kureba ku musaraba rimwe bivuye ku mutima, iyaba mu buryo bushyitse bashoboraga gusobanukirwa umukiza wabambwe, bazamenya uburebure bw'imbabazi z'Imana n'ububi bukomeye bw'icyaha. Icyo nicyo cyitwa iki? Nicyo cyitwa kurabuka umusaraba. Urupfu rwa Kristo rwerekana urukundo rw'Imana ruhebuje yakunze umuntu. Urupfu rwe ni ingwate y'agakiza kacu. Kuvana umusaraba mu mukristo byaba gukura izuba mu kirere. Mu magambo make, umukristo umusaraba ufite hehe? Awufite inyuma cyangwa awufitemo imbere? Kuvana umusaraba mu mukristo byaba gukura izuba mu kirere. Mu magambo make, mu buzima bw'umukristo gukuramo umusaraba byaba bimeze nko gukura izuba mu kirere, twagira umwijima. Umusaraba utwegereza Imana, ukatwunga nayo. Ntabwo ari umusaraba w'inyuma, ni umusaraba uri muri twebwe gusobanukirwa n'iby'ikaruvari. Mu mpuhwe nyinshi z'urukundo rw'umubyeyi, Yehova areba umubabaro umwana we yihanganiye kugira ngo akize inyoko muntu urupfu rw'iteka ryose, maze akatwemera mu mwana wakunda. Imana itwemera, ntabwo itwemerera inyuma, ahubwo itwemerera mu byo Kristo yakoze. Iyo hatabaho umusaraba, nta buryo umuntu yari kungwa na Data wa twese. Ibyiringiro byacu byose niwo bishingiyeho. Kuri wo niho umucyo w'urukundo rw'umukiza umurika uturuka. Kandi igihe umunyabyaha ari ku birenge by'umusaraba, agahanga amaso ye uwapfuye kugira ngo amukize, ashobora kwishima bitavugwa kubera ko ibyaha bye bibabariwe. Igihe apfukamye munsi y'umusaraba yizeye, abageze ahantu haruta ahandi umuntu ashobora kugera. Inshuti zanjye, aya magambo aratangaje cyane. Mu gitabo cy'intambara ikomeye basobanura neza amagambo akomeye. Baranditse ngo intambara ikomeye igice cya 40 mu cyigisho cyitwa gutabarwa k'ubwoko bw'Imana, ni kuri paje ya 455. Baranditse ngo umusaraba wa Kristo uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu kubaho kwabo kose. Amen. Kandi muri icyo gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje 337, abwo ndimo ndavuga ni icyigisho cya 27 cyitwa ububyutse bwo muri iki gihe. Baranditse ngo abagendera munsi y'umusaraba w'ikaruvari ntibashobora na rimwe kwishyira hejuru cyangwa kwirata ko bamaze gucika ingoyi y'icyaha. Aya magambo aratangaje. Abantu benshi batubwira ko babonye umusaraba, batubwira ko bageze ahantu bakababarirwa, bagahabwa indirimbo n'isomo n'ibiki byose, bakumva ijwi ribabwira ko bababariwe, bakubwira ko nta cyaha bagikora. Ariko iyi paji ivuga ngo iki? Abagendera munsi y'umusaraba w'ikaruvari ntibashobora na rimwe kwishyira hejuru cyangwa kwirata ko bamaze gucika ingoyi y'icyaha. Bazirikana ko ibyaha byabo ari byo byateje umubabaro ukomeye wamennye umutima w'umwana w'Imana, kandi iki gitekerezo kizabatera kwicisha bugufi. Ababa hafi ya Yesu basobanukirwa neza intege nke ndetse n'ubunyacyaha, kamere ihora ihengamiye ku cyaha by'inyoko muntu. Bityo ibyiringiro byabo rukumbi biri mu byo umukiza wabambwe akazuka yakoze gusa. Inshuti zanjye, aya magambo aratangaje. Njyewe urimo kubabwiriza iki cyigisho, ndacyacishijwe bugufi cyane n'ijambo ry'Imana ntirishobora kunyemerera kumva ko hari icyo ndicyo. Ndi umuntu usanzwe, ndi umunyantege nke nkamwe, nanjye ndi munsi y'umusaraba. Kubw'ibyo ijambo ry'Imana niga, ubutumwa bwiza mbwiriza ntibunyemerera kumva ko hari ikindi kintu nateye. Nta muntu nateza intambwe, nta muntu nabwira intambwe atera ngo abone Imana. Icyo nakora ni kimwe, ni ugusangira nawe ijambo ry'Imana. Mu gihe cyose nkigendera munsi y'umusaraba w'ikaruvari, mu gihe cyose ukigendera munsi y'umusaraba w'ikaruvari, nta na rimwe hagomba kuboneka ijambo ryo
kwishyira hejuru no kwirata yuko umuntu yacitse ingoyi z'icyaha. Kandi natwe turacyari ku rugamba rwa kamere ihengamiye ku cyaha, kandi Imana yatangiye umurimo muri twe ni nayo izawutsinda. Gusa icyo tuzi ni kimwe, twakoze urugendo kandi turi munsi y'umusaraba, kandi turashimira Imana yuko muri Kristo Yesu imitwaro yacu yavuyeho. Ariko kuvuga yuko nta cyaha tugikora, iyo ni inyigisho idakomoka mu byanditswe byera. Uvuga yuko nta cyaha agira aba ari umunyabinyoma. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, twerekeza ku musozo w'iki cyigisho, ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Reka nsabe Imana kugira ngo urugendo mu Kristo yakoze, Imana iduhe kurukora, kandi ibyo Imana yasezeraniye abashaka kwihana ibikorere muri twebwe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye hano. Nagira ngo mbabwire, ntabwo dukeneye kwihindura, ntabwo dukeneye kurwana izindi ntambara nyinshi. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 11, 19 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo iki? Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11, mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa, kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Ndakwingingira Yesu Kristo ngo umusabe, umutakambire, akurwanira intambara zo gucika ku cyaha. Kandi inshuti yanjye, uru rugendo, reka umusaraba wa Kristo tubere indirimbo. Reka nitujya kurya tumenye yuko turya kuri fagitire y'i Karuvari. Nitujya kwambara, nitugira umugisha wose turonse nk'uko iki cyigisho kitubwiye, tumenye ko ibyo byose tubikesha umusaraba. Ariko nanone tumenye yuko ni ubupfu, ni ubwenge buke gufata umusaraba w'ibiti bibiri ukawambara, kuwufata ukawushyira ku nzu, kuwufata ukajya munsi yawo ukiyicisha inzara. Ndagira mbabwire ngo umusaraba ntabwo ari iki kimenyetso cy'abaromani, ahubwo umusaraba ni ibyo Kristo yadukoreye twakira mu mibabaro ye, iyo mibabaro ye tukayihindura iyacu. Imana ibaho umugisha kandi bagenderere mu izina rya Yesu. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe utunganye, ushobora kuyobora umukiranutsi ukamujyana ukamugeza ku gukiranukanya ko atihimbiye gukomotse kuri wowe. Wowe ushobora gutuma umuntu ababarirwa ibyaha bye, imyambaro ye y'ubushwambagara igakurwaho, agahabwa izina rishya ryo guhinduka umwana w'Imana. Kandi wowe umushyira ikimenyetso mu ruhanga kuko akwakiriye, nawe ukaba umwakiriye, kandi ugashaka yuko byanga byakunda agumana iki gitabo kugira ngo kimubere urwandiko azatanga ageze ku marembo y'ijuru. Abantu bazaba barasomye ijambo ryawe bakaryiga rikabakoreramo kandi rikabyara umusaruro muri bo, abo ngabo nibo bonyine amarembo y'ijuru azakingurirwa. Nifuza kuzaba umwe muri abo. N'uyu uteze amatwi iki cyigisho nawe ndamwingingira ngo abe umwe muri abo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.